wayo Kanoni François kwita Paruwasi ya Rubona Diocese ya Kigali. Kanoni reka abasabe kugejejwe mu turamutse tubasuhuze natwe. Kandi teraniro turi kumwe na pastori Anonsiyata Kabega wafatanyije umurimo muri Paruwasi ya Kinyinya nawe turamutse. Hari n'abandi bapastori bari mu iteraniro reka nabo basabe bagejuru baturamutse. Abapastori bandi bari mu iteraniro imbere bagejuru baturamutse. Kanoni na madamu Kanoni twagusuhuje na madamu. Iteraniro nabonyemo abakuru b'abakristo bagera kuri babiri, umwe Nyirangarasunze umukuru w'abakristo w'Abungo Samweli, ngo naza kuza nawe turamusaba aze kudusuhuza, ariko ndabona n'uwanirwa bakuru nanone twatumwe mukuru wa Kristo wa Paruwasi yacu ya Kinyinya na madamu we n'umukuru wa Kristo wacu wa Kinyinya wungirije na madamu we murakoze cyane mwese. Ubwo mwishimire umukuru n'uwundi wungirije n'uwundi wakurikiye turakira abandi baturutse impande n'impande, ariko reka duhere ku badusuye basengeye hano basengera mu yandi matorero atari Anglikani, ariko ku matorero ya gikirisitu baje guterana natwe kugeza ubu, yaba muri Katolike, yaba muri ADEPR, AMR, n'ahandi kugeza ubu tubishimiye. Abateraniye hano baturutse ahandi mu yandi matorero kugeza ubu tubishimiye. Bani bamugisha kandi turaza kuza kubera ko tuyishimiye. Reka twakire nanone abandi bakristo baturutse muri Anglikani. By'umwihariko reka tubanze twakire korali yaturutse Nyabikenke n'abantu baturutse Nyabikenke mwese. Ubwiriza Sipiriyane turabagiye Filadelfia. Twakire abandi bakristo nanone baturutse haba Mbugo, haba Nduba, haba Numbogo, hirya no hino ujye kuzamu tuzakiriye tubakire. Twakire nyakubahwa Nyarindo Frederique na madamu we nyakubahwa. Hari abantu benshi nta kiringo basigaye muri Paruwasi ya Kinyinya, ariko munyibere mbanze nta kiringo kuko namuteye ingori kandi ntabwo yacika. Marita ndashaka kukwakira. Marita muhaguruke tugusuhuze turabamuha. Hanyuma n'abandi
umwe usigara atakiriwe ye gutanga yanduta ibiri cyangwa se itatu hanyuma umuntu usanga ari umuntu bukeya ndaga kuvuga umuntu w'igisabo umuntu ugira umuntu bukeya araza gusuhuza abantu batatu uvugira bwinshi nta kintu kizima n'abantu batatu twahaguze twari rimwe kabiri gatatu n'abanyeshuri twese Imana ngo gahunda niragiza kuyimasa